YouTube buriya ntabwo igihemba cyangwa se ntabwo iba yitaye cyane ku ba content creator bakizamuka cyangwa se kwa kundi uba ukimara kuba wabamonetize ngo ugiye guhita utangira kuyora amafaranga nyine ari buze ko yakuzamurira wenda yaguhindurira ubuzima mu yandi magambo. Ni ibintu rero bitandukanye cyane kubera ko uraza gusanga ko YouTube rimwe na rimwe cyangwa se akenshi cyane uba usanga nyine iyo ukimara kuba wabamonetize ntabwo like ibyo expecting cyangwa se ibyo witeze ntabwo bari byo. Muri iki kiganiro rero ntabwo turi buze kuba twaganira kuri tips nk'uko mu bisanzwe mubimenyereye, ahubwo ni ukuri ni realite nje kuba nababwira cyangwa se nje kubabwira ukuri benshi cyane batazigira bababwira kuri YouTube cyangwa se ukuri benshi mwibeshya kuri YouTube ariko ukuri gutandukanye cyane na realite. Hari ibyo wimagine cyane kuri YouTube ukavuga ati nimaje kuri YouTube bigiye kuba byamera gutya, ariko nanone ngiye kuba naguha realite cyangwa se nkubwire uko ibintu biba byifashe kugira ngo nanone ubyitegure unabimenye. Hano wenda afite itangazo, niba ufite YouTube channel hagati y'aba subscribers 1,500 n'ibihumbi 2,000 cyangwa se 2,000 n'ibihumbi 2,500 ariko iri monetize, wanyandikira kuri izi nimero tukumvikana. Hari umukiriya mfite uyishaka, nyandikire kuri izo nimero dupange ibizima byunguka. Okay, rero tudateze cyangwa se ngo twirande mu magambo, reka duhite dutangira tunarebera hamwe ibintu benshi bitega kuri YouTube cyangwa se baza kuri YouTube bumva neza ko ariko mu by'ukuri bitandukanye cyane na reality cyangwa se bitandukanye cyane no kuri YouTube. Okay, tudateze rero ni ikintu cya mbere cy'ingenzi abantu baza kuri YouTube bafite mu mutwe kandi gitandukanye cyane n'ukuri, ni ikintu bita quick fame. Kuza uzi neza ko ugiye guhita uba umustar kuri YouTube. Ndagira ngo buriya hari ikintu abantu tugira, uzitegereza urebe abantu benshi bakunda kuba bagira hano ku mbuga nkoranyambaga bagatwika, ukabona nyine ibintu byabo birimo biragenda nyine biba neza cyane. Akenshi cyane bariya abantu n'uwitegereza cyangwa se n'ubareba uraza gusanga bariya abantu bari abakera, ntabwo bari abubu pe, nuko abari iki gihe nyine ubu bamenye, ariko ubusanga ari abakera cyane pe, usanga bamaze igihe muri industry wenda yine byarimo. Ariko nyine n'ibya bindi bavuga ngo urakora urindiriye video imwe cyangwa se ikiganiro kimwe nicyo gishobora kuba cyanaguhindura ubuzima kikajya viral. Yani nicyo kintu nakubwira, YouTube ntabwo ari uguhita uba famous uba umustar nk'uko bitekereza. YouTube ni ikintu bita like ugenda ukora ariko nanone bitagaragara, ni invisible growth. Mbega ugenda ukora rimwe na rimwe ubona ko nyine utanagaragara pe, wumva okay urimo urakora urimo uratera imbere, ariko nyine ntabwo nyine babigaragarira abantu nk'uko abantu babitekereza, nk'uko baza bumva ngo okay nimara kugera kuri YouTube nkagura YouTube channel nkaba ndi na monetize, icyo gihe kazaba kabaye nandi ndahita mba umustar bwahe, kushobora no kumara imyaka 5 nta n'icyo urakora. Nicyo kintu rero nakubwira ugomba kubyitaho kanabimenya. Ikindi kintu cya kabiri, abantu be expectinga cyane iyo bakiza kuri YouTube no ku expectinga ko bagiye kubona amafaranga menshi cyane, mbega nyine amafaranga agiye kuza yirukanka cyane ku muvuduko ukomeye cyane. YouTube ntabwo amafaranga yitaza nk'uko ubitekereza kuko byiyumvira, ahubwo amafaranga ya YouTube aza gake gake. Buriya amafaranga ya YouTube ntabwo like wavuga ngo ni monetize niyo guha amafaranga cyane, yegera yatanga nayo, ariko better watargetinga like izindi source of income cyane kuruta uko targetinga kuri YouTube. Reka ngo urugero ruto yareba nk'icano turimo turaganirira hicano imaze umwaka wararangiye nyifite, ariko iyicano nkubwiye neza ko amafaranga yijije ari amadolari 108 n'ibihumbi 150 mu gihe cy'umwaka. Hari na wenda nuko na uploadinga nka 2 mu cyumweru, hako nayo ndatinda na uploadinga rimwe mu cyumweru, 2 mu cyumweru, 3. Yani niyo mpamvu ariko na uploadinga gake, ariko na amadolari 108 yicano yinjije. Nayacekinze ndimo nategura kino kiganiro, nibwo nahise mbona ari amadolari 108. Ngaho tekereza mu gihe cy'umwaka amadolari 108 se urumva koko ni 150 birengaho n'ibindi bicaye ko bitegeze mu 160. Reka tubigire 160 ntacyo, ayo ngayo yakwishyurira inzu, like inzu ubwayo ntabwo ageramo ari y'inzu. Bivuze rero ko amafaranga ya YouTube ntabwo ari amafaranga azayiruka, ntabwo n'amafaranga aza gake kugira ngo bizenye uze kwisanga aho ugomba kuba
wakwisanga. Ikintu cya gatatu rero buriya abantu benshi baza be expectinga cyane kuri YouTube, baza bumva neza ko kuri YouTube ari nako bizamera, ni uku expectinga ikintu bita ko abantu bazabafasha, ku expectinga support iva ku bantu, kumva ngo abantu bazamfasha. Reka nguseke. Okay, buriya rero hari ikintu cy'ingenzi nkeneye kugira ngo nkubaze, like most of time uba wumva nyine ko ari n'abantu muziranye bazagufasha, like uvuga ngo abantu tuziranye bazamfasha, ariko icyo ni ikinyoma, ni no kwibeshya cyane. N'abo bantu bumva neza ko bazagufasha ntabwo bagufasha. Reba wenda, reba nkaho nkurikiranye, ntabwo nashyira product hano ukabibona ko nanayifite ariko still ntunangurire, ukanagurira n'utazi. Ni ibyo nyine biba bihari, like ariko nyine icyo kuri YouTube kiba gihari, strangers, abantu batakuzi nabo bagusapotinga. Yeah, of course, abantu batakuzi nabo bagusapotinga, kuko abashuti bawe abo wumva nyine ko ari abantu bagakwiye kuba bakuri inyuma, ntabwo bari bakujya inyuma iyo watangiye YouTube. Ntabwo icyo baba bakora bagutega iminsi, ati yabuze icyo akora, yagiyemo se azabyigiriye, nyine like ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umuntu from nowhere hano kuri YouTube nyine uhabonera umuryango pe, uhabonera umuryango. Reba hari nk'umuntu utabaho atarebye Creators Rwanda, aranyikundira, twahurira mu nzira akantera peace, buriya ndi umuntu uganira bya hatari, nubwo hano hari igihe sometimes ubonana nabaye serious, ariko ndi umuntu uzi gutebye. Twahurira mu mujyi ukabona nyine umuntu aransuje, turishimye, ati brother bimeze bite, ntunze ariko ndakuzi, tugaseka nyine ubuzima bugakomeza. Ya nuko biba bimeze nyine, like YouTube usapotingwa n'aba strangers, n'abantu batakuzi. Abakuzi bo hari n'igihe bagutenguha pe, kibaza se n'umuntu namutwaye iki. Ariko nyine iyo demo uko ugenda ukura, iyo umaze kuba waba byatangira kuba big, bitangiye kubyara umusaruro, bitangiye kuguha ama connection, nyine ubona neza ko hari n'intambwe urimo uratera, ba bandi bose bahita bagira bakora return, baza bakugarukira. Yani niko YouTube imeze, niko YouTube imeze, ugomba ku expectinga ndetse ukanayumva gutyo. Okay, ikintu rero buriya cya kane abantu benshi ba expectinga kuri YouTube ariko gitandukanye cyane na reality, ni ukumva ko like ngo content creation ngo ni ibintu byoroshye cyane. Iri ni ikosa abantu benshi bagira, bumva ko abantu bari kuri YouTube ngo buriya se byananira, so kubyuka nawe ngafata kamera nkitereka nkavuga. Ntabwo content creation yoroshye nk'uko ubitekereza. Niba uje muri content creation, uje kuri YouTube, uje kuba umu content creator, kimwe cy'ingenzi cyo ugomba kuba washyira mu mutwe, uje kurwana intambara y'ibitekerezo. Nicyo uri bukunde, kuko nyine natekereje ati ibintu abantu baza expectinga ntabwo mbizi, ni ukuvuga ngo nkoze iki ngiki abantu bagikunda, ntabwo mvuga ngo ndabizi ko muri mu bikunde, wenda by chance ndabikoze, wowe ugejeje hano kino kiganiro urabikunze, urimo urabireba, which is very nice. Aho ngaho wenda wabikunze, ntabwo nzi ubu ndimo ndakiri coding, ntabwo nzi nimba kiri bujye viral, nimba ndi bukubite swata nkazakora ikindi, ntabwo mbizi. Ntabwo YouTube rero content creation ari ibintu byoroshye, kuko uri kurwana n'ibitekerezo by'abantu. Singibi do kwereke uburyo mbona nabiteguye, reba ngibi ibyo nateguye, noneho reba ahangaha mba natangiye nkabisiba. Reka nze wenda nkwereke n'ahandi kugira ngo ugire ngo ndakubeye. Ngibi do ibi byose hereye aha n'aha, nahereye hano mbona ntibyabamo, ahangaha mbitanza hano mbona ntibyavamo turprito, hano ndaza hano mbona ntibyavamo, mbona idea ntiyakora. Dore finally ni hano nagarukiye. Dore still na hano hejuru nari natangiye biranga, nyine mpita nyuzamo umurongo, then mpita nkomereza hano hasi. Nyine like content creation nuko bimeze, ntabwo byoroshye nk'uko abantu babitekereza, ntabwo ari akazi koroshye, urwara n'ibitekerezo. Kuri iki kintu ngiye ko iyo gutekura content ndayireba nkahita mbona harimo defo, ngo ya ibi ntabwo babikunda, kuko nyine demo umara igihe kuri YouTube ugenda umenya abantu, then ibintu bikagenda neza. Ndoma mfite agapapuro, most of time ntabwo uzambona ndimo ndakuha ikiganiro nta hantu nanditse, kuko byose uba wabiteguye wabishyize ku murongo.
Okay, ikindi kintu buriya cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye ko twasorezaho ni ikintu bita ni ukumva ko abantu mwese abantu bazahita babikora bigakunda bizakunda nyine kumva ko everyone can make it, ntabwo byo nyine nyimba ukumva ko wowe ni matter of time nutangira wowe bizahita uba successful, nyine bizahita bikunda. Waba uzi agahinda aba YouTuber bafite? Ntabwo ako gahinda wakamenya. Abantu benshi rero baba bazi neza ngo ndashaka gukora YouTube ariko ntabwo izangora, akayiha nyine agahe gato cyane, yanabisuzuguye cyane, yumva neza ko ari nko kugenda kuri botike akagura umugati akaza agateka icyayi agahita arya, nyine iziriya process bigahita bikunda. Ntabwo ari uko bimeze, nabyibagirwa ubanza ubyikuremo. YouTube ntabwo ari ibintu byo YouTube izaho abantu benshi pe, benshi, everybody aba akeneye kuba yaba umu content creator, ariko the truth, ukuri guhari ntabwo ari bose bakihanganira kubona amadolari 108 mu gihe cy'umwaka ugikora ukiza kuri kamera uvuga, kandi views zanjye urabona nubwo atari nyinshi cyane, ntabwo navuga ngo ndi hejuru, ariko still urabona neza ko at least ndagerageza, nyine ndagerageza, ntabwo ndi igitangaza, at least urabona ko ndi mu murongo. Rero YouTube abantu batava ku bintu nibo batsinda. Impamvu ushobora kwibaza ati why wowe nyine ukomeza gusunikiriza, nuko bya YouTube mbizi hari nyine social media zibayeho pe, mfite experience muri social media, ni nayo mpamvu buriya njyewe rero sinzi ukuntu ntenda umuntu ukunda iterambere ry'abandi tu. Mba numva ngo okay, YouTube ni ikibuga kigari, uretse ibintu byo kuzanamo amashyari, hari abatipe bariya bakuru nigeze kubona babigerageza, uretse ko nabo barabiretse baje gusanga ko barwana n'ubusa. YouTube nta urya amafaranga y'undi, YouTube urarya yawe ndya yanjye, uriya arya ye, nta muntu n'umwe urya amafaranga y'undi kuri YouTube, niba akakubeshya. Ukunda uburyo usobanura, ukunda Creators Rwanda, nyine YouTube ni ikibuga, ni urubuga rugari, buri wese arya yiwe kandi nta uvangira undi. Ikindi kintu wenda navuga kuri YouTube ni ikintu cyo kuvuga ngo urugero mu bindi bihugu byateye imbere baba bafite nyine audience nini, audience ngari inafite amafaranga menshi. Buriya hano mu Rwanda ho ni ibindi ku content creator wa YouTube uri mu Rwanda ho no kwihambira pe, no kwihambira, higa amafaranga araza. Ngahibaze, tegereza iki kintu, abantu uri murakorera bawe b'Abanyarwanda niyo audience ufite ya 90% 98%, audience yawe ni Abanyarwanda, ariko still b'Abanyarwanda uri murakorera nta numwe ukwishyura kuko uri murabakorera. Urebe mu dashboard yacu cyangwa se yawe ni muri mu content creator, urasanga dashboard yawe hejuru ya 80 hafi 90 ni Abanyarwanda, ariko muri b'Abanyarwanda bose nta numwe ureba video yangu waguye n'igiceri cy'ijana. Nyine ni ngatekereza icyo kintu, uri umupapa, nyine ukeneye kwinjiza. Niyo mpamvu YouTube rero mu Rwanda benshi bava ku bintu, niyo umaze kuba bamonetize utangira kubona neza ko nta mbaraga nyinshi ubishyiramo. Uragura kamera ihenze se, urigura iki? Uragura se wenda urimukira muri apartment nshyashya kugira ngo ufate amashusho ahantu heza, urabikoresha iki? Uragura mikoro nziza, urayigura iki? Nyine nicyo kibazo aba content creator b'Abanyarwanda tugira. Si ukuvuga ngo Abanyarwanda nta content dufite, turazifite nyinshi, bari na creativity cyane, bari na creative plutôt cyane, ariko still biragoye nyine gukorera ubusa kandi ibyo ukora bishoramo amafaranga. Yani ibyo nakubwira gusa, nanone icyizere kiba gihari, demo ukora cyane bakakumenya, ugira abantu benshi bagukurikirana, hanyuma none wenda muri ba benshi, uko baba benshi niko n'aba diaspora bakubona, wenda ko amahirwe dufite Abanyarwanda dufite societe yacu iri mu hanze cyane, ababona ama ad nabo twungukiraho. Rero nyine ibintu bikagenda neza, ariko hope ko soon cyangwa se bidatinze ishobora kuzagenda neza, kuko nigeze kumva minisitiri ushinzwe urubyiruko yarigeze kubikombaza, havuga ko barimo baragana na YouTube kugira ngo ama ad barebe ko yagaruka. I hope ko bizagenda neza, kandi guverinoma yacu, abayobozi bacu ni abantu nyine bita ku bintu tu, buriya babitekereza wasanga biri muri process, ariko soon
byaba byiza utangiye kugira ngo nibiza tuzabe nyine tumeze neza, kuko icyizere kiba gihari buriya ni uko dufite ubuyobozi bwiza, dufite nyine like abantu bita ku rubyiruko, kuko no kubona iyi internet brother ni abantu baba mu bindi bihugu murabizi nagiye kumenshoninga, kugira ngo ugure internet ni ibibazo ni ibisazi. Mu Rwanda uburyo biba bimeze, uragura akajana kawe bakaguha internet, urishyura 25 ukabona internet ukwezi itarangira, nayo ni intambwe nziza tu. Nabyo ni ibintu bya danje, kuko hari naho bidashobora gukora content creation kubera iki nta bikorwa remezo bihari. Kuba tubifite rero ni ikintu cyo gushimira bya hatari, kinarenze cyane kabisa. Dufite internet nubwo utakora kuyo monetize, hari ibindi wayikoresha ukabona amafaranga, cyangwa se ibintu bikanagenda neza, kuko na monetize ntabwo ari nayo itanga amafaranga cyane, gusa nayo aba akenewe, ntabwo ryanga mu rindi, ariko nyine still nako bimeze. Okay, nibyo bintu rero nakubwira. Ikindi wibuke ko wakanze subscribe kuri Creators Rwanda, tubane mu bindi biganiro. Nari nangize ngo tuganire nyine ibintu byo kuza kumba tips, ariko ntaba reality nabyo hari igihe abantu bibeshya, ariko nyine iyo niyo reality niko kuri bigaragara. Ya ciao ciao, hasta la vista.